urusaku byabaye iki? kuri wanjye se kutatubwira wabaye iki? Asumara yitambuga waza gaceceka ntavuze kuvuga. Wabaye iki? Igira kwa rije igiye kwa rije ntakumva. Tubwire wabaye iki? Hano mukayima kubohora muravuga. Wabaye iki yagize bite? Hano. Kaya nga bajyaye. Hano tukabahasa. Je vuba se byavanye. Ko kare. Ndongera kukubaza wabaye iki? Ese kutatubwira icyo wabaye ahubwo ukarira gusa? Ntabwo mbyo mubaza nibyo kubaza. Hato yitwereye muri bisimezito. Ese kutatubwira ahubwo ugakomeza ukarira? Wabaye iki? Ariko nibaza bafiye umwaka umwe muri Rwanda n'ibindi bitevye mu Bwongereza. Nese ubu ntabwo turi kumwe hano? Si dusanze ari kurira muri toilette. Bayurambeshye. Tumubaze icyo yabaye arimo ararira nanjye ntatunze. Buretse gato subiza hasi. Ndavuze ngo subiza hasi. Akira. Yokosha ibintu bike mbonye. Ibintu bike mbonye. Niko fiye. Iyi testi process ni yande. Ukuntu wite. Vuvura ni yande. Yanjye. Ye. Pombo mari. Cyokora uradusebesha. Uratwite? Koko se? Mbabarira. Ndamenye inzu mbabarira. Eko mko. Utwite yanjye. Mungu dukunda. Iyo nda ni iyande fi? Ni Mungu dukundana. Mungu mugize muti? Mungu dukundana. Ninde yitwande no kwande? Filipo ndandagaye. Ndakubaza wowe ni muhungu nitwande no kwande? Ntabwo namukubwira.
he isundi sinumvaga muvuga ngo mushaka umwuzukuru ariko navuze ko nyine umwuzukuru sinonaha navuze ko nyine umwuzukuru navuze kujya kumusambana mu mafi yasuzuguritse ndasebye cyoko Zafi uradusebeshe ikintu nkeneye ngubu nonaha muri uno mwanya ndashaka ko nusohoka amarembo mu gato ugaruke iyo nda itakirimo ntabwo nakuramo umwana wanjye papa ntabwo nakuramo imfura yanjye none se ninde waguteye inda ntabwo namubabwira iyo turayikuramo ntabwo nakuramo imfura yanjye ntabwo nakemera guseba Filipo jyewe ngo ngewe ubyarire ntizi bishoboka urayikuramo ibintu ni bibiri baguteye inda ishuri ubu ugiye kuritakaza uri umuntu ushaka no gukuramo hanyuma kandi bise nyine karebe hano ko karebe ibintu ni bibiri iyo ntuyikuramo cyangwa se uzinge bwa bwamvagara bw'imyenda usohokere mu nzu ntabwo nakuramo umwana wanjye tega amatwi nkubwire ubwo uraza kuba uhisemo kujya kwigenga njyewe ntabwo nawe shana kimwe haguruka mva mu maso ko kimeze cyavubaka birasuzuguritse neza ubu nanjye numiwe ntacyo mfite cyo kuvuga ntacyo mfite cyo kuvuga ntabwo sumva iki muri ibyo byose bituruka no kuri wowe byacyo so mwirwa ibi byose ni iby'abagore siko njye ntabwo nicyo ndasuzuguritse Filipo arasuzuguritse genda shikiye tugendera wakagiye kubishanga n'uvere mu rugo This one. Baby.
umeze gute? Bivamo umwanya tukavugana. Baby, tuvugana iki? koma umwanya se tukavugana turi babiri. Icyo ushaka kumbwira? Mukubwire muri kumwe nta kibazo. Basi ibyo nshaka kukubwira. Ni iki? Akira direbe. Byose ni ibiki? Iyi ni test igaragaza niba umuntu atwite cyangwa adatwite. Rero nk'uko ubibona njyewe I'm pregnant. What? I'm pregnant. Warasaze cyangwa utwite inda yande? Mwita inda yawe. Numva ari nde wundi naba nwitiye. Inda ni yande? Of course ni yawe. Kuko nta wundi muntu nigeze mpura nawe ndetse njye nawe duhura bwa mbere nari isugi. Urumva inda yaba ari yande wundi. Ushobora kumbwira umuntu aguteye inda? Ese bebe uri kumva ndi kugutekera imitwe? Igihe cyose tumaze dukundana uyu munsi nibwo utafata umwanzuro, nibwo wafata umwanzuro wo kumva ko utanyizeye. Shut up! Oya, bro. Oya, tuje. Uretse wanjye tumwumve mani, katumwumve neza. Wanjye tumwumve. Ubundi se ko ngiye kwigira hanze. Umwana uzamushyirayo? Erega uzirikane ko inda ntago ari yanjye njyenyine. Ni njye nawe. Umwana ni uwacu twembi. Rero bivuga ngo ugiye kujya hanze wirengagije yuko ntwite. Umva rero nkugira inama, sibyo? Ubu none aka kanya tuvugana ugiye gukuramo iyo nda. Iyo nama nawe njyewe nkura umwana wanjye w'imfura, imfura yanjye. Sinshobora gukuramo inda yanjye uko byagenda kose, ibyo tubyibagirwa. uramukuramo? Ntawe nkuramo pe. Sinabikora icyo wumva nakuramo inda yanjye. Umwana wacu, imfura yacu, igihe cyose tumaze dukundana tuvuga ko utigeze umunda. Enda kuvuga ko nagukunze. Biriya byari ukwinezeza. Irebe. Biriya byari ukwishimisha. Njye ntabwo nagukunze. Niko. Njye nawe nk'umugore n'umugabo. Byari ukwishimisha yego ndabyumva. Niko wowe wabifashe. Ariko se ntiwishimye se? Ubu none hasi havuyemo iki? Nyumvira nani? Akuransetsa kweli. Umva mubwira ahubwo inama. Urasekeje. Ngiye gukuramo iyo nda. What? Ibyo byo ntabwo bishoboka pe. None ubwo uri kumva uzabaho ute? Ufite aho gusa?
Baye mfite aho mba nazanye ibikapu byanjye ahangaha. Bro, ntaho afite ho kuba. Ya, si yazanye na bag. Inama nakugira, ugiye gukuramo iyo nda, wongere usubire mu buzima bwawe nk'uko busanzwe. Ntabwo nakuramo inda yanjye. Ntabwo nakuramo inda yanjye, baby. Uransetse. None se, niko, ndeba hano si. Ntabwo wambwiye ko wagiye ufata ibinini. Cyagenze bite? Iyi nda igomba kuvamo. Baby, ntabwo nakuramo umwana wacu. Subira kumva byazavugwa hehe? Byazavugwa yuko ntereta agakobwa gasa gutya. Irebe nawe ubwawe. Mu bajama banjye se nagushyira he, nakwerekana hehe? Umuziki uriho. Ndakubwiye ngo sohoka uve muri inzu ugenda. Baby, nta mfite aho kujya. Niyo mpamvu nazanye n'ibikapu byanjye. Cyeka nubirekera hanga nkabitwika. Ndavuze ngo sohoka uve muri inzu. Asubundi ko wavuze ko wafataga ibinini. Iyo ndanje kuza gute? Bro, ukubaza tugerekaho. Are you serious? Genda nta hantu mfite ho kujya. So what? Ko n'ubundi ibintu byose twe dusanzwe tubyumvikanaho. Yaje kujya mite. Ubu nako. Oya bro, murwane bro, umugabo kabisa. Oya mwumve man. Ubanza wumve. Kambwira ndagiye. Ngiye kugenda niyiteho. Nite kunda ntwite. Njyara umwana wacu. Ariko nzakwereka ko ndi umuntu w'umugabo. Watinze. Ntuzigere na rimwe utekereza kumenya umwana wawe. Umwana wanjye. Akamana njye ntabwo mbikunze kabisa ukuntu nta mukobwa umusubije nabi kabisa. Ntabwo mbikunze kabisa man. Ukunze iki? Umukobwa afite ikibazo bro. Iki kibazo se buri mbonye ufite iki kibazo? Zirani acting bisanzwe bro. Hakakweretse test man igaragaza yuko atwite, kiretse nyine niba uzi ko nta kintu nyine mwakoze tu. Urishose kari yanjye? Okay, wenda ntabwo nzi neza koko niba ari yawe, ariko rero ntabwo ari kumubwira kuri ya man. Urashobora kugira ikibazo nyine kiturutse ku magambo mubwiye. Mani biriya ni n'imikino baba barimo barakinato. Arubizi se? Tubigira n'ibintu birebire biriya ni imikino baba bari gukina. Bro, ko n'ukwihagarara uko abajama turaziranye. Turaziranye kabisa. Turaziranye. Amani, ahubwo dushatse twanakomeza filime. Njye mani urumva subizi se. Njye ntabwo nyine njye nkigira amafuti urabizi mani. Bro, ukomeza no kumenyibutsa. Oya, uriya mukobwa umubwiye nabi mani. Si girlfriend wawe se? Bro, inshuti yanjye. Oya mani, abajama baba bakwiye kuba royo, sibyo? Niba uzi ko hari ikintu wakoranye n'umukobwa akakubwira ibyavuyemo, mani nyine nuhita umubwira kuri ibyo twakoranye se wari twari turi kumwe. Okay. Bro, have utansaza. Sibyo? Turi inshuti se? Man, so kuva hano ugende. Ariko ase mani wabaye iki mani?
kuki uri kwitwara gutya man oya kuki uri kwitwara gutya nyine man uretse tuganire man ntabwo ari gutya ikibazo gikemuka tuganire ibyo twaganiraga okay nirinze kuba nakubwira ibintu amakosa wakoze man ngo nkubwire ko urimo urakora ibikorwa by'ububwa bro nawe utangiye kunshisha amakosa okay njye ntabwo wenda mpari biba sibyo ntabwo mbizi neza ariko uburyo watinze ntabwo ari fresh ibyo bintu ntabanje gukunda man wari kumva ikibazo umukobwa afite urumva kuko niwe yaje ari kugana ariko n'umwese murasekeje bro niba wamukunze mukurikira mujyane come on kumukunda kandi sohoka okay nta kibazo ndagenda man ariko reka nkubwire ikintu kimwe hano umukobwa wari ukeneye kumwumva bro wari ukeneye kumva kuko niwe yaje arimo kugana sinawe utangiye kwizera ziriya drama z'uriya mukobwa hano ziriya ni acting zabo man ahubwo reka dukomeze twirebere movie bro uretse gato movie kandi man njye nanze kwirirwa nyine njya mbijyamo cyane kugira ngo mbanze nyine numve impande zombi ariko nk'umujama wanjye man ntabwo agombaga nyine kumufata kuriya ari waje arimo kugana ari kubwira ikibazo afite man kitse niba uzi ko nta kintu cyabaye hagati yanyu sumeze nk'umuvandimwe kuri njyewe genza gakire tudashobora nta kibazo kabisa gusa nyine icyo nakubwira man ibugesho nk'uko bivuze nyine turi nk'abavandimwe ariko ntabwo nagushyikira mbafite bro ntabwo nyine munzi ukuntu noneho nanjye ungeze umunyamafuti nkuriya okay reka straight to the point ntabwo umukobwa mwigeze mubonana tuvugishije ukuri twari turi kumwe oya nyine tuganire nk'abajama ntabwo mwabonanye ntabwo nyine mwagize ikintu mukora ibyo byarabaye nk'uko n'abandi basore biba waramukunze se koko cyangwa ntabwo wamukunze nyine nk'uko ubimubwiye asi bro wowe wagutuma umukunzi waza n'uriya wenda tuganire nanjye nk'uko wari ubinsabye waza n'uriya ngasho reka tureke guca ibintu ku ruhande sibyo ibyo ari byo byose uriya mukobwa arababaye nyine akeneye attention yawe ko byagenda kose akeneye kumwumva mani kubera ko agufata nka boyfriend we sibyo urihuse cyane ibintu mubwiye bro sinzi impamvu uri kumvangira kuki uri kubigarura kandi ibyo bintu byabo okay nta kibazo man sibyo nta kibazo byerekana iviremo ariko ntabwo birabina ari byo man njye ntabwo bikunze kabisa nyisimbwaze kujya gukora abana babiko shatu komeza kurira sibyo ese kwita ngo muri abana bana tuzaye komeza kurira ese byibura kutafashe nagakote ngo ube wifubitse ndeka n'ubundi nta muntu n'umwe oya fi hoya basi shyira agakote none sinumvura kuko iyo ugaruka mu nzu se byibura nubwo atari wowe bakoze birabi urabona nyine harakonje kandi ntabwo rwose imbeho gutya ari nziza ku mugore utwite ese uragira ngo nkore nyine njye mfite ahantu mfite akagato mbamo sinzi niba ntacyo byaba bigutwaye ukaba waza tukajyana nkaba nkucumbikiyeho iminsi mikeya byibura ukaba uri gushakisha hano gusa ntabwo nshaka kumushyira mu bibazo byanjye njyewe wayakajije sinshaka yo kujya mu bibazo byanjye sinshaka kuguteranya n'inshuti yawe
ni inshuti yanjye ndabyumva ariko ntabwo njye namushyigikira ibintu okay dukeneye kuzamenya ngo bimeze gute ariko kano kanya byibura uba ufite ahantu uri sibyo urabona ikirere ukuntu kimeze ndeka ndanakubaho nise fi nese uraguma muri ino mvura sawa ndetse ngo okay kankubwire sibyo basi gerageza kunyumva ubwo ubuzima bwawe nubwo umwana utwite mbabara ndakwinginze tujyane umwereke njya ahantu mba bikeya mfite uzajya tubisangira ariko byibura reka n'ubundi abahungu muri abana babinde none se biragenda bite ko nanjye ntaragusiga muri ino mvura naba ndi umuntu muzima ngiye nkusize mu mvura imeze gutyo uri umugore utwite kano kanya n'umuntu witeye yandetse nkigendamo ndeka ariko wabitekerezaho fi kano kanya ubu ngubu ita ku buzima bw'umwana utwite byibura sibyo wikwirebaho ku giti cyawe wikwita no ku zindi ngaruka zishobora kuva muri bino bintu kuko n'ubundi wambwiye ko nta handi hantu ufiteho kubura sibyo ihangane uze tugende turebe ukuntu aho iminsi iri kwerekeza sibyo yego none se inshuti yawe ninsanga iwawe ibyo ngibyo byihorere ndabikemura turaza kubikemura nyuma ariko byibura uve muri ino mvura ahubwo reka tugere kandi bikomeza kuba sibyo ntabwo niyumvishaga yuko naba mu nzu imwe n'umusore w'inshuti na boyfriend wanjye ariko kuko nta yandi mahitamo mfite ngomba kubikora fi uhagaze mbere tugenda ubwo ntabwo nzi ko nawe buriya waba mukara ndarimo cyane ahubwo ngira ngo nari nzi ko ahantu mwari gusa wahasanga mukara usibarizwa hehe ahubwo niba ibarizwa muri geto dusigaye dufite na ambasaderi jitafu uhagarariye abantu bakunda mukara cyangwa se mwana ndagize byo none se ubu ngubu ubu uri bwirirwe uri kunywa wenyine mukara Sam, yes mba murabure mana cyangwa gufata disika Sam, ko inda yari ryawe ushaka kungerekaho sima nimeze bite wowe ibyo se biri guhura gute ifi yarakora iki hano urakora iki hano fi ese ubu no kubona abantu umuntu umfasha nabyo bigiye kuba ikibazo mbese wifuzaga ko imvura ikomeza ikanyagirira hariya umwana wacu akagira ikibazo cyangwa njye nkagira ikibazo umwana wacu akagira ikibazo cyangwa umwana wawe na Sam come on bro bimeze bite kubera icyo uri kwihuta cyane ibintu uri kuvuga man get shot nyine njyewe hari communication usanzwe nyine uzi idasanzwe ngirana n'umukunzi wawe fi ariko mwagemurika ku bindi cyane
Sam, fiye arakora iki hano n'ibindi atari yawe? Okay, reka noneho ibintu by'imikino bigabanyamo, sibyo? Bro, niba ubyibuka neza uzi uburyo umukobwa wamusohoye imani hanze mu mvura iri kugwa. Ntabwo nzi ko se naba nakoze kuba namukuye mu mvura ari kunyagirwa nkamuzana kumwugamisha. Ntabwo nzi nyine ngo nyine kubera icyo urimo kuvuga gutya. Sam, rega ndakuzi neza. Usanzwe ufite uwo mutima se? Umaze kubona umuteye inda murangije mupanga kumgerekaho inda? kubera icyumva ko Sam atagufasha nk'inshuti yawe, kuba yanzana nkaba ndi ahangaha ari ikintu wowe bigutwaye. Ubu nibwo wita ubushuti? Ase man, udusanze turi gusomana, usanze turyamanye, nyine niki kidasanzwe nyine uje ugasanga wenda ndimo n'umukunzi wawe ku buryo wavuga ibyo bintu bingana gutyo bro. Rega nukoma mwumvisha bro. Babere umbwiye, shaka kukubaza ngo sheri wawe Teta azi ko wazanye umukobwa nako wazanye umugore? Umugore wandeze wawe ugiye kukubyarira? Ntabwo impamvu. Ese n'ubu uracyihakana inda yawe? Uracyatekereza ko ari undi muntu wanteye inda? Ntabwo impamvu uvuga akakunsindagiraho. Nawe byose byaragakina. Sam, reka nzimamagare Teta. Azi Teta kubera iki ari kuza muri bino bintu? Atabizamo. Nyine arabizamo gute se? Ugeze kungambanira? Gute nyine nakugambaniye gute bro? Ugambanira n'umukunzi wawe. Nyine ndashaka unsobanurire ni gute atabizamo se? Sam, nta kintu ufite cyo kuvuga. Se bishofitse se ufite iki kibazo? Ese bebe wabaye iki? Ntabwo ni bebe wawe. Tipa mana ashobora kuba ari seri. Birisho! Sam, asa mfite ikihe kibazo? Shut up! Ukuntu azi ku isahani se bigenze bite? Mwamubwire rero wa mugabo we, ushaka umwana wacu wirukanye ko ngiye kuryama sinasinzira pe. Mwamubwire rero wa mugore we, ngabanyije induru, umwana si uwanjye, umwana uwawe. Jewe sinjya mbyara abana b'ibigoryi nk'abariya. Ifata umubaze ngo ninde wamuteye inda anyihorere. Ni gute umukobwa yifata akatubwira ngo aratwite, wamubaza umuteye inda akagutsembera ntakubwira uwo ari we, wamubaza amazina akakwihorera, kambwa ngo njye ngo ni umwana wanjye. Subuto ntongere kumbwira iby'uwo mwana mu matwi yanjye, sinshaka no kubyumva. Ni karibu ntabwo hakinze. Umeze mute? Turaho. Tutani wowe. Tadusangire icyayi.
oya nta kibazo ntabwo ndi butinde nashaka fiye kandi ndamukeneye cyane Shaka minute mu buzima wowe papa fiye hamagara fiye mubwire ko bamushaka muhamagare njye nta nimero yigira nimero ugeze mushaka kumuhamagarisha telefone nawe uri hano nawe uri hano nyine sobanurira undi mwana aho umukobwa wacu wamushyize uwo mugore we nzakugirira nanuka bitaranga nzi neza ko amaze kumwibuka atari hano fiye mwamwirukanye fiye mwamwirukanye iki biranye no gusobanurira atateta utwita nicyo kintu umubyeyi yakwirukanira umwana we mu rugo fiye aratwite yego aratwite ugeze aho uwo mwana si niwe ugiye kugisha inama ntatatetse aha umusore ukunda rafiya wamuzi ndamuzi yitwa gashema yitwa gishoma waba uzi aho atuye utuye ndahazi gusa ni amahoro yego ni amahoro wajyana yose nkagira ibintu namwisabira nakujyana rwose niba mumushaka cyane nabajyana yego namushaka ntabwo ari cyane ahubwo birenze kuba cyane none se amusaba akantu kamwe umukobwa wanjye nta kibazo mwambwira wanyemereye nibwo nari nzi gahunda ufite uyu munsi mbere yuko ujya mu kazi ukabanza ukanjyanayo tugende niba ari ikintu cyatuma nanjye mbona fiye kuko nari mukeneye tugende kumureba right ntugaruke utanzaniye umwana kuko sinshaka ko akomeza kurara mu gasozi mvise mama ngaho teta uratetse se kurya iki none hara ngiye kurya akavange si sawa kabisa bikurikirana wagufasha se ubundi ndagufasha uzenda safuriya bishyire hano kugira bize ngo birayi ngize ibirayi ko ari byinshi turabirya ibi se wowe ubuzima bworobaye n'iwanyu mu bakire uri kubuzana muri geto ibi ngibi tubirya icyumweru muri geto nimugoroba ntabwo turi buteke none se ubu okay wenda nimugoroba ntabwo duteka none se ubu
ariko ubwo tuzamara nk'icyumweru. nakoze byinshi Cyane byinshi cyane. Sinzi ukuntu babibaze. turaza kureba ariko turaza kugerageza budake bwose bitari bupfe. Yego biryo ibi ngibi muri gato ubundi twebwe ibana inusi iba yabaye. Kweli sana ko nagusesa. Ikindi kintu se ngufasha ni iki? Ubona wabikataguye warabimaze. Wowe gusa buranga umfashe Mutera n'ibisike. naganiriye ubundi. Yaza gutuma ntisha vuba. Ntacyo. Noneho nijya gutuma witwitaho. Ambaye. Sinjye byamenye ubwoba. Iyo uri hano nawe witekera. Cyane rwose. Cyakoze sa nyine ndagushimira tu. Ubu ngubu iyo nza kuba ntaravuye nawe umenya hari mba narapfuye. Wicwa n'iki? Ntabwo Imana ari kubyemera. Urumva ibintu byose bakubera ubushake bwawe buriya. Njye niko mbyizera. Ikindi kandi ugomba kubyara rwose uwo mwana ukamubyara neza nta kibazo kibayeho. Buryo na Girisho azajya nyine yifuza kubabona n'umwana. Cyakoze merci beaucoup. Nyine urakoze cyane pe. Ese ndinakubaza? Nta kibazo. Bana wenyine ufite umugore cyangwa se umukunzi? Sindamenya mera ku kihe gisubizo ra. Mumbaje. Okay. Mba hano njyenyine nk'uko wari ubivuze ntabwo ufite umugore ariko ufite umukunzi. Oh, wow. Ni byiza. Yashiririje ariko Oya. bajya bahita bashyiramo iki. Takiramo. Cyakoze umukunzi wawe arahirwa. Arahirwa kuba gupfa. Ndatanze. Yaringa. Ukayaringa gute se? Iriya situwasiyo nari ndimo ntekereza ko ntabwo wapfa kubona umusore uwo ari we wese ufata umwanzuro wo guhita agenda kugufasha cyane yuko erega buriya nta na kominikasiyo ndende njye nawe twagiranaga. Se kuri gushiririza. Ntabwo amenyereye guteka. Nakubonye uri umwana wo mu babosi. Umwana wo mu babosi birasesa. Mwese tubigishije. Nigira yingana gutya ubwo turarima. Utekere ibyo turi bushobore. Nisi bindi ko wabihaza. Ibindi turabishyiramo amazi ntabwo biri bupfe. Turabishyiramo amazi tubireke hanyuma ubundi uzabitwikemo turamba. Turekera ahangaha pe. Koza nise nk'uvumba. We ntabwo ibintu byo guteka ubimenyeye. Njyewe barambwiye ngo abasore ngo bararya cyane da. Abasore bararabye. Bagaragaje ko ndi mu cyumba. Nakaba ndi gutunganya ubwo ibisi bikenera bakambwira nta kibazo. Akazi ndakubwira nanjye kandi mbiteye. Aha ni haba ko mbona se ari mu duhigeni. Tose z'i Kigali n'uzizi. Karibu. Niwe ugiye ishoma sha. Yego ni njyewe. Muri bande ko tutabamenye. Cyakoze iwe ndamuzi. Ntabwo wamuyoberwa. Ariko sha, uri n'umuhungu wa Mariya. Yego ndi umuhungu wa Mariya. Mariya umuzi. Iryo zina rizwi n'abantu bake. Rero mwenda abana mufite ukuntu muziranye. Ako Gesho nk'uko byibajije, uyu ni papa Fiye. Papa Fiye, uyu nawe ni Gesho. Wa musore ukundana na Fiye. Niko sha, niwo ntera umwana inda. Fiye aratwite se koko? Yiga aratwite. Ntabwo nari nzi ko yaje gusanga uyu musore. Gesho Fiye ari? Wasanga. Njye kumureba.
ariko se fi hari ikintu nshaka kukubaza. iki Uyu mwana twite buriya tuzamwita ngo iki? ngiye kuganizwa numva ndi gutekereza aramutse ari umukobwa twamwita Samuel naho yaba umuhungu twamwita Fils. Uretse gato kubera icyo aramutse abaye umukobwa twamwita Samuel. Impamvu yo nyine gutya yitwa Samu ndashaka ko mwitiranywa hanyuma nyine ku buryo ntazigera mwibagirwa mu buzima bwanjye kubwirwa waramfashije sinshaka kukwibagirwa rero byibuze nkomeje numva izina ryawe byamfasha kuzajya nibuka ko hari umuntu wamfashije mu gihe nari mfite uwo mwana mu nda. Ibyo gusa bigatuma umwana umwita Samuel. Yego bya bindi Gerisho yavuze ko bishobora ko byaba ari byo. Ni akajoke nyine gusa uko nabari kubivuga ngo n'ibiki just wakumva banabyitayeho cyane nageze ndakugaragarije amarangamutima umwana ashobora kuba ari uwawe. buriya njyewe buriya rero nawe njya nita ku bintu umuntu avuga cyane ko ari njye mba nzi ukuri kandi nawe nyine uzi ukuri. Ubwo rero reka tumwihorere ibyo ejo utambihiriza umunsi pe. Si kuri kwivuga ko atari umukunzi wawe? Yari umukunzi wanjye kugeza ubu nimba navuga ngo ndi single I don't know. Single and searching, single and what? Single and serious. Manje yarambabaje. I know. Yarambabaje kandi aricyo gihe nari mukenereye. Rero niyo mpamvu ntekereza yuko kwicara navuga cyakoze wende hano ashobora kwicara agasanga ukuntu yatekerezaga ibintu cyangwa yabibonaga ntabwo ariko bimeze yarangiza agahitamo guhinduka. Ahindutse nabikunda ariko adahindutse nta kintu nawe afite gukora nanjye. Uratwite hano harimo akabebe cyangwa ni plaque sha nzana test sinaje muhari muri kumwe ntabwo nayivuga. Okay, like ntabwo nabonye nyine ko biri kugaragara naberega ntabwo yabonye umwanya wo kubyitegereza cyane nayisizeyo nyine nibyo koko wowe wiyumvamo ko ufitemo akana mu nda. Yego kuko nagiye kwipima ndi kwikeka niyo mpamvu umwana we rero arimo kuba arimo ahubwo ngomba Samuel. Maze muranaberanye muraberanye rwose. Bite se papa Samuel? Mama Samuel nawe urahari? None se fe bigeze kure cyane ku buryo ushaka kwita umwana uzabyara Samuel izina ryitiranwa n'irya boyfriend wanjye? Ariko urihuse he cyangwa sha tuza sheri ntabwo ibyo utekereje ariko biri. Erega mbaye numva nanabona ni gute umukobwa w'inshuti yanjye amisha akatwite ukagera n'abakwirukana iwanyu hanyuma mu hantu hose wakabaye uhungira uhitamo guhungira kwa boyfriend wanjye? Sha baby wifata ukuntu bitari ndakwinginze pe wifata uko bitari. Uyu mwana w'umukobwa yagiye kwa Gerisho bagirana ibibazo birangira mwirukanye. So mpitamo rero kuba namuzana tukaba turi kumwe biri aho bisanzwe byose kugira ngo abafite ahantu ari nta kindi kintu
nta kindi kindi rwose kibyishimo. kandi ibyo bintu byose umbwira umva ushaka ko mbyizera. Okay, reka mbyumve nk'uko ubimbwiye, nirengagize n'akantu ko kuba nsanze akuryamyeho. Come on te, wibitekerezaho cyane ibingibi pe. Sure. Erega urabizi nta kintu na kimwe naguhisha kandi nta kintu umwifuriza. Mu mazina yawe, aya papa we n'aya sekuru, umwana yahise yitwa Samuel. Gusa ibyo byo noneho bisobanuye iki? Wenda mu bihuzahuze mbyumve. Tekamo, ndakwinginze wibitekerezaho cyane kandi urabizi ni ukuri nta kintu umwifuriza. Bijya kure cyane rwose gutekereza, ahubwo mbwira mwakiriza gake. Njyewe winyitaho utakuri mama Samuel. Ese ubabaje hano? Ubu mu bavandimwe bawe, mu nshuti zawe, mu bantu bose muziranye, wazengurukije ubwonko ubona ahantu ugomba kujya ariko wa boyfriend wanjye. Tena uko utazi situation nari ndimo n'uburyo byagenze ngo duhure, wenda no mu mwanya uzareka nsobanurire cyangwa se amusobanurire. Wowe nawe wari ufite nubwo tuvugana kenshi turandikirana, nawe yarabubuze. Tewe bigira kera ni ibintu byabaye ejo, rero ubwo ushobora gusanga yarafite n'uburyo, yarafite n'ubwoba bw'ukuntu uri bubyakire, agashakaho uduti bwiza yabikubwiramo. umuntu witwa Filipo wamuzi? Windagije Imana Filipo? Yego, ni jyewe ndagije Imana Filipo, ndi se wa. Iyo foto wayibonye he? Iyi foto ni mama wayimpaye maze gupfa. Ayimana ni yawe ngo nzagushakishe. Naragushakishije, ndaguhiga, ndakubura. Nisanga mbayeho ubuzima bw'ubupfubyi. Mariya yapfuye? Baba mbwira ukuntu wadusize. Mbwira ukuntu wasize mama. Warangiza ukamusiga umuteye inda. Ubizi n'ubuzima yarabayemo. Ugira umutima. Kwase. Ahubwo urasobanurira ukuntu wateye mushiki wawe inda. Amakosa ni ayawe. Amakosa ni ayawe papa. Iyo utaza kudusiga ntabwo ibi byose byari kuba byabaye. Uzi ukuntu mama yapfuye ababaye. Uzi ubuzima yabayemo ukimara kugenda. Uzi ukuntu yakubititse akimara kumbyara. Wabuze amadeni yapfanye.
hari ibintu ari kuva neza ngo Mariya yarapfuye. Gute Mariya yapfa ntongeye kubonana nawe? ntibishoboka. ese byagenze bite ko mbona warakaye? ahubwo se we bite ko mbona ushaka kubifata nk'ibintu bisanzwe? n'ubwo ntabwo wumva ko ugomba kwirukana uriya mukobwa mu nzu yawe? njye uriya mukobwa ntabwo mushaka mu nzu yawe. Please uramwirukana kandi bitarenze uyu munsi. Erega njye wabimbwiye kuri telefone ngira ngo like nyine uri kunkinisha nimba ikintu. Nyina ni iki? Nyine ibiki? Ese urakomeje? Bebe ni iki kintu cyakurakaje bikisanga koko? winyikoreshwaho mu gihe njyewe uriya mukobwa atarava muri iriya nzu ntabwo bikunda. Nese ushaka kumwirukana akajya hehe? Ngakajya hehe? uri murigira misiyo gakabye. Ahubwo ko nta nubwo bugira. Si abaturanyi baba bumva warashatse kubana n'umugore mu nzu ni ibiki? Come on, ntago ari umugore babe. Kweri kiri kumwita umugore? Muranararana mu buriri. Byo nyine ntabwo ushaka no kubyumva ngo byandastandinge umwirukanye. Turararana. Ubu ninjye uri mu makosa. Okay. Ariko akantu ko kurarana mu buriri si ugahagazeho. Iyi nzu si nini? Oya, njye rwose ibyo umbwira byose atari yava muri iriya nzu ntabwo nta kintu kimwe kiri gukunda pe. Oya nta bya baby nta bya baby babarira. Ariko ni inshuti yawe. Nyine ibyo uri gukora si cyangwa ibyo uri kwifuriza mugenzi wawe. Urimo urabona ibyo ubushuti ubu ngubu mbyitayeho? Ni inshuti yanjye gute? Ashobora kuza mukaba muri kumwe. Njye nanabizi. Yose ni inshuti nyabaki. Uri kumva ari inshuti nyabaki? Bebe njye nekereza ko yabuze uburyo bwo kuba yabikubwiramo. Yarambuze se? Yaranshatse arambura. Okay. Basi reka tubyite ko wenda yagize isoni. Ariko bikubwira gute urabifata gute? Kandi mu by'ukuri nta wundi buryo afite. Okay, reka tureke kujya basi mu bintu byinshi. Icyo ngubwiye cyo njyewe ntago mbishaka. Urahitamo? Uhitemo fi? Okay. Cyangwa uhitemo njye? Okay, baby njye rero ntago ese undi kubera uri kumuvugira cyane wewe bite? Kubera uri kumuvugira ubundi? Uri gufasha? Mugumane. Njye mbavire mu buzima mugumane. Oya baby. Ko nimo ndabona nazi n'ibyo muri mu oya. Mva mubwire. Oya. Babarira. Ako sireka nkubaze basi ikibazo. Umbaze iki se? Nyine. Umbaze se urimo uramusabira icumbi? Ni wowe ufite uburenganzira. Basi se aze. Mugumane ngende. Aze muri kumwe nta kibazo. Erega ikibazo naho kuba nyina araba ari he? None ikintu kiri kuntera umujinya. Nukuntu uri kumusabira wamwitayeho impuhwe zakurenze. Ntabwo se azi kwivugira wewe. Kushe tigeze abinsaba. Ikintu cyo nimo ndabona rwose wanamuhitamo mukagumana. Njye nkava mu nzira. Amakuru se kimwana wa imeza mama wanjye. Usuri kuba yamubone mu buhe buzima? Mwambayeho neza, meze neza, mfite amahoro yo mu mutima. Kandi I think so ko n'umwana wanjye ameze neza pe.
ukuri. ubayeho neza mu buhe buryo uri mu gasozi gutya? Mama, aho kugira ngo nze kubana namwe, ahantu ndi mfite amahoro, ndatuje, ni ukuri pe, ntugire ikibazo na kimwe kuko ngiye meze neza. Fiye mwana wanjye, wambabarira ukagaruka mu rugo koko. Ndabizi waraturakariye, ariko byari iby'umujinya. Mama, ntabwo nagaruka muri ruriya rugo pe. Ntabwo nshaka amagambo yanyu yo kunzengereza mu bwonko. Noneho papa uri hariya we mana yanjye, ntabwo oya pe, ntabwo nagaruka mu rugo. Ariko se Fiye mwana wanjye, ubundi ko iyo nda ikiri ntoya wayikuyemo ukikomereza amashuri, kari nabwo ibibazo byose byarangira. Mama, ntabwo bishoboka pe, ntabwo bishoboka, sinakicira imfura yanjye. Ibyo byo nyine muzabifate mu bwonko bwanyu. Nari mbizi n'ubundi yuko ari cyo kintu wamamagariye. Nari mbizi ko ari cyo kintu nshakira. N'ubundi naje mbizi nuko nagira ngo nze nyine ureke kumbaraho yuko ntashaka kukwitaba, ntashaka kukumva. Nari mbizi mama, kanigendere sigarane mu rugo rwanjye. Teta, ni wowe? Yes. Byabaye inama. None se amakuru? Teta, ahubwo nanibagiye kukwakira. Agira uri kure. Kwakiriza iki? Meze nk'umuntu uri kure cyane. Ntabwo byabura. Ibindimo birakomeye. Kwakiriza iki se? Oya byihorere. Ahubwo hari ibyo nari nje kukubaza. Bikerekeye iki? None se koko uriya mukobwa aratwite? Ya, aratwite. Kuko yanyeretse pregnancy test ni positive. Bivuze ngo mugiye kwibaruka. Teta, urumva icyo si cyo kibazo. Ikibazo cyari nyamakuru. Teta, uzi ko ngiye kubyarana na mushiki wanjye? Ngo nguke. Feze ni mushiki wawe? Inda bikubwiye. Ubu tuvugana amaze kuvugana na papa wa Fiye. Amaze kunyemerera ko ari mushiki wanjye. Urumva, papa wa Fiye ambwiye amazina ye, numva ndayazi. Nibuka ko ari amazina mama yigeze kumbwira ngo uyu ni papa wawe, ama n'agafoto ke nzamushakisha. Nibuka ko uzi inkuru yanjye nkiri mutoya, mama ukuntu yatureze. Burya papa yaramaze kuduta. Teta, ubu kuko ngiye kubyarana na mushiki wanjye. Ababyeyi nabo bakora amakosa. Ni gute umuntu aba azi ko afite abana mu gasozi nawe babwire basi ngo bamenye ibaze ngayo mahano mwakoze. Ubu se Fiye niyumva ibyo bintu ko agiye kubyarana na musaza warabyitwara mati. Shino agenda kwikara mwica pe. Ukuri byacanze Teta. Ntabwo nakwumvisha ukuntu naba nararyamanye na mushiki wanjye inshuro ntaba. Komera. Ako nubwo atari igitekerezo cyiza, iriya nda ya Fiye igomba kuva. Kuko sinumva uburyo mwazasobanurira umwana ngo afite sekuru umwe ari we papa wawe. Ibintu mwakoze biteye ubwoba pe. Ni amahano ataba. Mva nawe. Akungira inama urimo uranca intege.
kandi ngiye inama yo gukuramo inda ndimo ndayikugira ahubwo si ubufira bimwumvisha gute kugira kuremo inda atanimenye kuyitazaho kuko burya ahubuka afi ashobora no kwiyahura. nkeneye kuvugana nawe. usubura nsigana njye nyine. Ngwino tujyane kwa Sam. Waba uri kumwe na ushiri wawe Sam? Nanjye ndaba ndi kumwe na Fiye muvugisha. Bariya bihorere nabonye bari kugirana ibihe byiza. Siko mvuyeyo Sam dukatiranye nabonye atananyitayeho yitaye kuri Fiye gusa. Teta, reka kuzana iyo mikino urimo kuzana ibintu birakomeye. Ako ngiye nta n'imikino ndi kuzana. Hano umugore wawe nsanze aryamye kuri Sam. Na rwose bishimye ngazamwita Samuela kugira ngo azakunde mu mutwe atazavamo izina Sam. Gusa ibyo ni ibiki? Teta, reka kuzana ibintu byo gufuha ibintu birakomeye. Ese noneho papa fi byakugendekeye bite ko mbona wataye umutwe? Bitekerezo ko mbona byabaye byinshi kugeza naho uza ntunansuhuze. Oya, ntabwo bishoboka. Ibiki se bidashoboka? Ukazi se bakwirukanye? Ku rusengero se hari ibitagenda neza? Mama Fi, Karame mugabo mwiza. ubundi amakuru ntakubwiye mbere ko tubana. Amakuru? Urumva mbere tutaramenyana hari umukobwa twakundanyeho. Uwo mukobwa rero twarakundanye kuko nawe twakundanye, ariko nageze aho mutera inda. Nyuma yo kumutera inda rero namusize mu cyaro nza muri uyu mujyi, ari nabwo twahise tumenyana. Nyuma rero yaje kubyara umwana w'umuhungu. Nego kanabimbwira nta n'isoni. Nta soni. Ariko mana yanjye. Abagabo koko. Imyaka yose tumaranye 21 waramisha icyo kintu.
icyo si cyo kigoye kirimo. Uyu mwanya nibwo umbwiye ko wateye inda ufite umwana hanze mu gasozi. Icyo ntabwo ari cyo kigoye. Ikigoye ni ikihe ushaka kumbwira? Ntabwo kimpangayikishije kugeza kuri uyu mwanya. Ni ikihe ku myaka yose tumaranye ukamisha ibintu nk'ibyo? None nta n'isoni ngo ntabwo ari cyo kigoye. Nyiri iki nicyo gihe nari cyegeze ngo mbikubwire. Ariko abagore twararushye koko. Urumva ibintu wari uryamanye? Ibyo ngibyo nakubwiye ntabwo byo bigoye. Ikigoye kinungu kinemereye nuko iki? Ikigoye ni ikihe koko? Ko numva ibikuba binkutse. Ubigihangayikije kandi giteye inkeke. Nuko umuhungu ari wateye ifi y'inda. Bisobanuye ko fi atwite inda ya musaza. Amafi. Abagabo baragenda nanjye ndagenze ndabona. Amafi. Bro. Mbabarire ko byabaye rwose umunsi washize. Ubwo fi yazaga kumbwira ko namuteye inda. Yitwaye nabi kabisa. Karisha uri guhinduka bro. Urimo guhinduka man. Uko byagenda kose ukeneye kubanza understanding ibintu umuntu ari kukubwira. Ugatega amatwi umuntu man, ukumva n'ibyo arimo kuvuga, ukabitekerezaho. Kunga kuriya nyine bita wihutisha ibikorwa kandi bitari byiza. Kano kaya naguze ukuntu ari kugutekereza. Adonka ya nyine kubijyanye n'ibihe mwagiranye tu. Ariko nawe urabizi ko bitagenda kuriya bitari ibihe byiza. Byanga bikunda byari ibihe byiza. Ariko kwita wakitinga kuriya nyine warihuse. Bro. Ibi byose biba byatewe n'igihe. Uzi ko naje gusanga papa byarafiye. Ari we data wanjye. Uretse gato. Usigaye manu buraga cyane. Ushatse kuvuga ngo fiye muravukana se? Fiye ni mushiki wawe kuri papa wawe. Cyane. Man, uvukana na fiye? Ibyo se wabimenye gute? Urumva? Harya sibuka ya mafoto nakundaga kukwereka nkubwira ni uyu niwe mama. Yego. Uribuka ifoto nigeze kukwereka nkubwira ngo mama yasize yimpaye ngo nzajye gushaka papa wanjye. Uyu niwe papa. Ndabyibuka man. Ndakeka uzi na story z'ukuntu namushakishije. Uri n'inshuti yanjye ahantu henshi twagiye tuhanyurana turi kumushaka. Kuva mu bwana. Amazina ye naje gusanga bihura. Ndetse nawe ubwaza kumbaza aho nakuye iyo foto. Indesi. Ambaza aho nakuye iyo foto ya Mariya mama wanjye. Papa fiye nyine. Ndetse na ya yindi nyine mama yamaye. Uwo nyine papa fiye. Filipo. Yitwa Filipo? Niwe Filipo. Man, waryamanye na mushiki wawe bro. Asima ababyeyi b'ino minsi man babaye iki bro? Wese kuki atari yarabibabwiye man? Nyine ubundi umuntu yari umugabo sibyo?
abagomba kuba byanga bikunda azi ahantu afite umwana uko byagenda kose ahita ikintu abagomba kuba biziho nyine kubera icyo ababyeyi bifata bagakora amakosa nk'ayo ngayo tu akaba azi ko afite umwana mu gasozi ariko uwo mwana ntamuhuze na bagenzi be bavukana ukagira aho wisanga mani waryamanye na sisiteri wawe sinzi ibintu biri kumbaho. Oya Filipo nawe ntabye kabisa. Ariko sibyo birahura gute no kuba mani waramwirukanye kuriya nawe? Wumva n'ubundi iyo nkuru akeneye kuyimenya none bizagenda gute namara kuyimenya se? Kumuvukana. N'ubungubu kubyakira ntabwo biri kunyorohera. Ntabwo ndi kwibaza. Fiyo none ntamara kumenya azabyakira gute? Mafi by'ukuri rero kano kanya uwo mukunzi rero twakundanyeho nasize muteye inda, ariko kandi siko nabishakaga. Ahubwo namuteye iyo nda nyuma aza kunanira, ananiye musiga mu cyaha. Iyo nda nasize muteye rero niyo yaje kuvukamo umwana w'umuhungu Gershome. Wiriseri bivuze ngo njyewe na Gershome turavukana Kugeza aka kanya rero bana wanjye ubundi kubasaba imbabazi. Usaba ndi imbabazi n'umuryango? ubwo se uransaba imbabazi ziki? Tujye tubwizanya ukuri, uransaba imbabazi ziki? Zuko nwita umwana ubona akabaye nita umuvandimwe wanjye? Ubwo se n'icyo usubiza inyuma ku buryo byibuze umuntu ari bwicara avuga ngo nta kibazo cyabaye? Ubu se umwana nzabyara azakwitana? Ubu se mwana ntubona ko imitsi mu gahanga yareze? Ese utekereza ko ngewe ngubu ntuje? Ese utekereza ko ngewe ntari gutekereza uko sosiyete igiye kumfata? vuga n'abo wigisha mu rusengero bagufata nka pasiteri w'icyitegererezo. Papa ni urantengushye. Ejo bundi uranyirukana ndagenda ntabizi ko ndi gusanga musaza wanjye. Nkuko wihakanye mama we nanjye aranyihaka. Ubuze uburyo mbayeho, uzi ubuzima mbayeho, warangiza ukongeraho n'ibyawe. Ubu se umwana azaba yitwa nde? Azaba yitwa iki cya Gershome? Cyakoze ababyeyi mwami n'ubuzima. Ikosa nakoze ni iryo kumara igihe kingana gitya, yaba nyoko yaba ntawe ngo mbwiye kuko mfite undi mwana hanze, ngo nawe nkubwiye ko ufite umuvandimwe wawe. Fili, mu gihe ibyo bintu byose bikimeze gutyo ntabwo wiyubahuka mwera kukagenda. Sinkubahuke, ahubwo wowe wakabaye waratwubashye kuva kera. Umbyaruke njye sinyira umwana wawe, unkure mu bana bawe bose. Niba ufite n'abandi tutagiye tuzi, ibyo biganire na mama. Uko byagenda kose mu mwana wanjye. Mwana wawe ndakubyaruka ngo byarwe nande wundi. Unyibagirwe. Nzagenda ni pape na n'Imana.